mibare tutaguhagarikira simukadi. Uri kumwe na so? Karya nyoko gahambirwa nawe karya agashino ka nyoko. Gahuza innyo na nyoko. Gahuza innyo na nyoko. Wambese rero gahuza innyo na nyoko we cyangwa gahuza amatako na nyoko. Karya imihango ya nyoko. Karya imihango ya nyoko. Karya imihango ya nyoko mabere yaso. Gashino ka nyoko wenyine mabere yaso. Ubundi wote turukayo wakigoryo. Ubusa ninde wakubwiye ko turi gushaka? Gace nyoko wenyine ninde wakubwiye ko naburaye ubuza amafaranga mba nakoreye ku munsi mabere yaso. Koma nyoko se gahuza innyo na nyoko. Karya imihango ya nyoko. Karya imihango ya nyoko. Gahuza innyo na nyoko. Gacaso gahambirwa mabere ya nyoko ubundi wote turuka he? Kunzi bakidasamura movi nongeye kubasuhuza mbabwira ngo muhawe ikaze kuno muyoboro. Ndashaka kubigisha uburyo ki mwakorera amafaranga mwibereye iwanyu mu rugo. Ndashaka kubereka uburyo ki mwakorera amafaranga mukaba abamiliyoneri. Ikintu bisaba no kuba ufite machine imwe, ukaba ufite machine ebyiri ndetse ukaba ufite nakandi kaboro karawuta kareba yuko amafaranga nimba uyariye cyangwa aje amafaranga uko aje uhita uyakira ukabona kuri machine ukayabona nayo kuri machine ukatabona no kuri SMS. Ubu ngubu turi mu kiganiro cyo kugira ngo mbere ku buryo kimuzajye mukorera amafaranga mwibereye iwanyu mu ngo. Ako kazi nakahe? Akazi k'ubutubuzi gatunze abantu benshi mu mujyi wa Kigali. Ngiye kubigisha uburyo ki mwatubura mukabona amafaranga. Mukurikirane kino kiganiro paka kirangiye. Ngiye guhamagara umuntu mutuburire mwumva nindagiza kumutuburira ampereza amafaranga cyangwa yanyine. Haba ibintu bibiri gupfa cyangwa gukira. Baragutuburira ukayabona cyangwa ki ukayabura. Ndakubwiza ukuri ngewe ibintu ndi kukubwira ni impamo. Ngiye kumuhamagara kugira ngo mbashe kumutuburira amhereza amafaranga. Ubwo iki ni ikiganiro nakoze kugira ngo abashomeri mwirirwa mu rugo mufite amaraptop, mufite amamashini ndetse mufite ibintu byo ufite mashini zirenze 2-3 uricaye wowe ufite inzara ufite mashini 3 mashini enye urabasha guhakinga kuburyo ibintu byose ubireba ibintu byose umva nabidesigninze mba nabibonye. Ubu ngiye kubigisha uburyo ki mwashaka mwagira ute mwakorera amafaranga kuri YouTube cyangwa ku zindi nkoranyambaga zitandukanye cyangwa ubutubuzi muri rusange. Ngiye kwereka uburyo ki mwatubura mukabona amafaranga. Kurikirana ikiganiro. Reka nze mpamagare kugira ngo nze mpamagare ntubure mwumve uburyo ki bakorera amafaranga. No mpamvu naje kwa zino kamera kugira ngo mbereke uburyo ki cyangwa mbereke uburyo ki batuburira umuntu ku buryo atuburira umuntu akabona amafaranga. Mwumve gatoni. Hello. Yes, hello. Ego mundeze ndabona ko mpamagara urinde. Umukozi wa MTN. Nabankorera hano ku cyicaro cya Nyarutarama. Hari amafaranga agera mu 300 twari tuyobeje kuri telefone yawe. Twagira ngo tubasabe nimba hari andi mafaranga mwari mufite koko simukadi yanyu tugiye kuyihagarika. Ngo twagira ngo tubabaze nimba andi mafaranga mufite kugira ngo tutaza kuyihagarika ayanya kabigenderamo. Hari amafaranga mwari mufite kuri telefone yanyu? Ufite amafaranga ngahe? Ufite 50. Urumva twari tuyobeje amafaranga ku murongo yaho nko twabikubwiye ngendo umukozi wa MTN murera hano Nyarutarama. So yitwa Regis. Regis. Yina amazina yanyu tuba tuyafite muri machine zacu cyangwa muri database zacu. Tuba tuyafite no kuvuga ngo rero nakwereka imibare ukanda nta kibazo. Nimba ufite 50 kugira ngo tudagarika simukadi yawe amafaranga agize kuri simukadi yawe uremera kuyatanga.
amafaranga ufite kuri amafaranga twakuyoberejeho uremera kuyatanga simukadi yawe tube turetse kuyihagarika. Ikibazo nta message nabonye. Message iraza kukugeraho ntugire ikibazo. Iraza kukugeraho narayibona ndetse mpaka gufanga cyane nikorereye amezi abiri yo ntatu akunanisho. Oya ni ukuvuga ngo umva kuntu ibintu bigiye kugenda. Wowe ngiye kukubwira andika akanyenyeri 182 akanyenyeri 182 akanyenyeri urwego akanyenyeri akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 noneho ushyiraho 7 0 urwego nurangiza ushyiraho umubare w'amafaranga yawe ufite kuri telefone yawe kugira ngo yibike mbega yisevinge yitandukanye n'ayanjye nayo ngaho twakuyoberejeho. Aho yawe nurangiza urahita ushyiraho urwego n'umubare w'ibanga wemeze noneho kugira ngo amafaranga yawe aba afite security n'umutekano nyine muri rusange kugira ngo n'umuntu yagutubura cyangwa babatubuza bateka mutwe babe batagutubura muri rusange. Nuko nk'uko ugiye kubigenza ugashyiraho urwego ukemeza. Shyiraho urwego wemeze. Shyiraho umubare w'ibanga wawe ushyiraho urwego wemeze. Wabikoze? Ariko se reka nkubwire ndakubwiye ko muri wowe umuntu akubwira ko ari umukozi wa MTN. Umva kumanyuka uri kunyumva wakigoryi wari wowe se iyo umuntu akubwira ngo umukozi wa MTN warangiza ukazana ibyo bya sababu ubundi uruze cyangwa ugira mu mutwe. Wakigoryi wese ni ukuvuga ngo ngende umukozi wa MTN nk'uko nabikubwiye, ahubwo ayo magambo uri gukoresha yo nshobora kugushyikiriza ubutabera cyangwa ubugenzacyaha RIB umenye ko ibyo bintu tuba tubifite. Wowe ushaka gutuka umukozi wa MTN ako se nawe wakibura bwenge we iyo unyohereza mu kiyede wakigoryiwe narize mfite ubumenyi bwanjye unyohereza mu kiyede kandi wakigoryiwe reka mubwire simukadi yawe ngiye kuyifunga kandi niyifunga nta kintu uri buze guhamagara kindi ubaza uburere buke gusa ubundi nanjye nari narose uwo ngiye gufasha umusazi gusa wayobye igisambo ni bene wanyu ndakubwiye ko twe turi ibisambo ukumva ngo kisa wamaheru we gute komanyoko wakigoryiwe se nyina na bene wanyu bari kubera iki? Igisambo ni bene wanyu kandi igisambo ni nyoko cyangwa so ni uzabita igisambo. Uri kunyumva wakigoryiwe? Wowe rero amagambo yawe uvuga umeze nk'ikidebire mu mutwe wagira ngo ni wuzuye neza ariko sha ubundi wararezwe cyangwa warorowe? Ariko se mbere nakubwiriye ko uwe nta bwenge ufite mu mutwe wawe. Mbere nakubwiriye ko nta bwenge ufite wakigoryiwe wamaheruwe wambwawe wampyisiwe wakigorye wakibura bwenge we ese ubundi ubwo wakunyere kungu nahita ngufata ngahita nkuroha mu musarani wa macuho wa mbesire we.
umva mbese wagira ese ubundi uri umutwa ubundi utandukanye n'abatwa sha ko numva wagira ngo uri umutwa kabisa ariko wamaheruwe ninde yakubwiye ko twe turi kugutubura nimba turi gukora serivisi wakigoryi ukanga kuzumva kandi uzabona wamaheru umuntu abakubwira ibintu warangiza ukaza wigira wadanje wakanze iyo mibare ndi kukubwira wamabyiho wamabyiho wakanze ibyo ndi kukubwira ubundi tukagufasha ko turi abakozi ba MTN. Umva wamaheruwe rero nkubwire wakigoryi we wambwa we wamusega we imbwa imoka gusa imbesiri ikigoryi imbwa mbi gusa baba we wakongera kagahita ngo hanyoko gahambirwa inde se uyoba amabere yaso kikubita mu mabyi wa macuho reka nkubwire rero n'undi munsi uzajya ukina na nyoko cyangwa ukine na bene wanyu ikigoryi gusa wambesire wese wowe ubu ubona baba we mbega imbwa mbi y'umurizo komanyoko umuntu nimba wakanze iyo mibare tutaguhagarikira simukadi uri kumwe na so karya nyoko gahambirwa nawe karya agashino ka nyoko gahuza innyo na nyoko wambesireho gahuza innyo na nyoko we cyangwa gahuza amatako na nyoko karya imihango ya nyoko karya imihango ya nyoko mabere yaso gashino ka nyoko wenyine mabere yaso ubundi wowe turukayo wakigoryi ubusa ninde wakubwiye ko turi gushaka gace nyoko wenyine ninde wakubwiye ko naburaye ubuze amafaranga mba nakoreye ku munsi mabere yaso koma nyoko se gahuza innyo na nyoko karya imihango ya nyoko gahuza innyo na nyoko gacaso gahambirwa amabere ya nyoko ubundi wowe uteturuka he mwabyumvise ko nyaboneka ibi bintu ntabwo biba byoroshye ushobora kubigendamo nabi bakahita baguha nyoko ngira ngo wabyumvise muri rusange nk'uko mwumvise ko aka kazi nanjye mbabwira ngo ngiye kuberekana mwakorera amafaranga ariko aka kazi karanze rwanga aka kazi rero nubwo kanze iyo uhamagaye umuntu umwe ntabwo ucika intege uhamagara n'abandi aka kazi k'ubutubuzi gasaba kuba ufungutse mu mutwe bakagutuka nawe ukabasubiza uri kunyumva aka kazi rero kaba ari akazi umuntu akora akiyemeza ibitutsi nubwo ibyo agiye gutuka muri rusange niyo mpamvu aka kazi katakwishe kagukiza sibyo ikindi nababwira ni kimwe kora subscribe ku mara wacu bica makida Samura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi aka kazi katakwishe karagukiza mwumvise ibivugiwe hano banatangiye mbabwira mu gihe kwereka ahantu mwakorera amafaranga ariko gukora amafaranga mubonye ko byanze banyarwandakazi mwabonye amayeri y'abatubuzi cyangwa bakoresha abatubuzi ikintu nicyo nashaka kubereka kugira ngo mbigishe hatazajya n'undi muntu ubatuburira umunsi n'umwe nuko abatubuzi bakora mamaga umuntu nikinira nshaka kumutuburira ariko ntabwo nashaka kugutuburira byanyabyo nagiraga ngo mbereke uburyo ki abatubuzi bakora muri rusange ukora subscribe kuri Samura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi tubanirizaho ibiganiro bitandukanye mwige gukora nimukarye utwabandi.